Ndagusuje cyane wowe ukiduteze amatwi hano ku Rumuri TV 250. Nitwa Dizboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyamusanze. Guys, ndagira ngo rero nkuzaniye amakuru adasanzwe ari muri showbiz cyangwa se mu bitangazamakuru, aho tugiye kurebera hamwe saga yavutse hagati ya Mitsutsu na Kiramani na Aisha. Guys, reka tukurikirane video ku yindi turebe iyo saga, ese saga yaturutse he, ku ruhande rwande. Reka turebe, tega amatwi ufate agatebe wicare tukurikirane video ku yindi. Ubundi kwibaza hagati yanjye nawe imbyaryi yariyo umarana nanjye umwaka wose uza nka guhemba amafaranga atari makeya, unsekera kandi utankunda mu mutima wawe, urukumva? Guys, rero ndagira ngo mwumvise ku ruhande rwa Kiramani aho ari kwita Mitsutsu ingegera cyangwa se umuntu umusekera cyane kandi amubikiye inzika idasanzwe. Reka kumve ku ruhande rwa Mitsutsu, ese Mitsutsu we arimo kumusubiza gute? Reka turebe video ikurikira ya Mitsutsu nawe arimo kwishongora kuri Kiramani. Dutegereze turebe ama video akurikira. Kiramani ntabwo wampinga amafaranga y'ubusa, nyine yamfashije, narakoze, ntaze kuzana ibingi byo kuvuga ngo ibyo yamfashije. none se kubera iki wanze kumubabarira? Cyewe nanze kumubabarira. So guys, rero ndagira ngo twumve ku ruhande rwa Aisha, ese Aisha arimo kubavugaho iki kuri no saga yabaye hagati ya Mitsutsu na Kiramani, aho umwe ari kwita undi injyajya, ati umwe ati nagukoreye video cyangwa se naguhaye icyo wari unkeneyeho nawe ukampa amafaranga, ati amafaranga rero ntabwo, amafaranga yawe ngo ntabwo nayaririye ubusa kuko icyo washakaga narakiguhaye nawe ukampa amafaranga. Reka twumve ku rundi ruhande rwa Aisha, ese Aisha we arimo kubavugaho iki nawe. Reka tukurikirane video ye twumve ibyo abavugaho. Dupfana amafaranga Kira, dupfana ko mukinye ndamukinira kamemba, ntahari nago yamemba oya bose ndabagaye. Bose urabagaye ugahinde nande Bose ko ari babiri, si babiri? Kiramani na Mitsutsu ubagaye. Guys, ndagira ngo uwumvise impande zombi uko zirimo gushinjanya ibyo byaha barimo kwita saga yabereye hagati ya Mitsutsu na Kiramani. Ese wowe ugendeye ku jambo Aisha avuze, urumva wongeraho iki nangwa bose barimo guhanganira ubusa? Guys, ndakwibutsa gukora subscribe, ukadukandira like, share, ni ibintu by'agaciro hano ku Rumuri TV 250. Nje yari Dizboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyamusanze. Ndabakunda cyane, please.